Umva! Watanijya witwa Rusine! Nose kaka gofero kamwisha Rusine kare. Ni njyewe! Urankunda! Ndagusuhuje ndetse nkwifurije ibihe byiza wowe ukomeje gukurikira televiziyo yacu ya Memo Films. Iyi ni televiziyo ikugezaho byinshi bitandukanye birimo amakuru y'abahanzi, urwenya ndetse n'amateka y'abantu bagiye batandukanye babaye ibirangirire ndetse n'abastar hirya no hino ku isi. Uyu munsi tuje mu kiganiro ni muntu ki. Ikiganiro ni muntu ki ni ikiganiro kikubwira amateka ndetse n'ibyaranze ubuzima bw'ikirangirire runaka. Uyu munsi noneho twifuje kujya muri industry ya cinema mu gisata cya comedy, aho tugiye kugaruka ku umunyarwenya RUSINE Patrick. I'm just a man and the career. Not just saying bigomba mwihangane rwose ntabwo mbatinza murapafunga mu muntu urabona kubikuza reka twikomereze kuri ibyo nababwiraga aniveriseri y'umuhetse wanjye hamwe no muri kungendesha cyane ndatangira myibagire aho migira ni umwe mu baharawe cyane hano mu Rwanda, umaze kuba ikimenya bose abikesha impano idasanzwe mu gusetsa ibizwi nka komedi mu ndimi z'amahanga. Muri iyi minsi ku bakurikiye urubuga rwa YouTube by'umwihariko abikundira sinema nyarwanda n'urwenya muri rusange, imikino ya Mugisha na Rusine ndetse na film nk'umuturanyi ni zimwe mu ziharawe cyane mu Rwanda. Ese uyu musore RUSINE Patrick yaba yaranyuze mu ruhe rugendo kugira ngo agere ahangaha? Ese yabayeho mu buhe buzima akiri umwana, cyangwa se ni ibiki byamubayeho byaba bishimishije cyangwa bibabaje? Ibyo byose ugiye kubyumva muri iki kiganiro ni muntu ki. Nguhaye ikaze. RUSINE Patrick yavukiye ndetse anakurira ku Gitega mu karere ka Nyarugenge. Yavukiye mu muryango udakomeye cyane ko anivugira yuko akiri umwana mama we yajyaga abura n'amafaranga yo kwishyura inzu babagamo, ariko akigomwa yabonye yose akayamuriramo ishuri. Yakomeje gukurira muri ubwo buzima butari bwiza cyane. Amashuri yisumbuye ayiga i Nyanza kuri SN. Kuri ubu ni umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, aho ari mu mwaka wa nyuma mu ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe n'ubumenyamuntu, ndetse akaba ari n'umunyamakuru kuri Power FM radiyo yatangiye gukoraho muri Werurwe uyu mwaka. Tukiri aho wakwibaza uti ese yaba yaratangiye ryari gukina urwenya? Gukina urwenya ni ibintu yatangiye kera akiga muri segonderi mu myaka za 2016 na 2017, aho yajyaga akora show ku ishuri abanyeshuri bakabikunda. Gusa mu mwaka 2018 nibwo yinjiye mu bijyanye no gukina komedi nk'uwabigize umwuga, ari nabwo yahuye na Mugisha Emmanuel uzwi nka Clapton Kibonke. Aha yahereye muri Seka Rising Stars, nubwo bwose atumbagiye cyane nyuma ya COVID-19. Nyarwanda ni uzumva ngo umuyobozi runaka yagize uruzinduko runaka rumutunguye, kandi yagiye nka saa yindi ukibaza urwo ruzinduko cyangwa urucamunsi. Umwana w'umukire n'umukene bose ari kimwe bahuriyeho, bose barira bavuga ko babahaye ibintu byinshi. Umwana w'umukire murabizi arimo ararira ati mama mayoneze wapi rwose ngewe ijina kunayimara akanyangaza mu cyumweru. N'umukene nawe ari uko nguko mbaza ngo bigenda gute? Umwana w'umukene arimo ararira kibura kutubaye iki, ariko mama ngera gatongo nabwiye Karoli ko ntabashije regani akayima njye pashe tubido twarindwi tubiri twonyine. RUSINE avuga ko show ya mbere yakozemo bwa mbere yakoze iminota 3, ariko kuri ubu akaba ari ku rwego rwo gukora igihe kirenga isaha ndetse akanakora show ye ku giti cye. Yamaze igihe kinini akina komedi, gusa byatangiye kumuhira aho atangiye gukorana na Clapton Kibonke
uyu nawe akaba umunyarwenya byahamye hano mu Rwanda. Ku itariki ya 22 Nyakanga 2021 nibwo yatangiye gukina iyi filime Mugisha na Rusine afatanya n'uwo Clapton. Mugisha na Rusine ni imwe mu zikunzwe cyane hano mu Rwanda, aho baba bakina nk'abasinzi babiri bahorana udushya aba kandi bakaba bakomeje kwigarura imitima ya benshi mu Banyarwanda ndetse nta n'uwashidikanya ku mpano zabo. Nganira yagiye gukurikiraho umuhanzi ariko inyana y'imbwa umugore we yamamagara ambwira ngo yitavye Imana cyangwa yapfuye kweli. None biricyambabaje kurushaho umukaritasi apfane na avance nari namuhaye. None umugore kunene muwe ngo Rusine ngo wampaye nasigaye nta mafaranga namu natwara yongaye kandi abatekamutwe b'abahanzi wabona kuwa gatatu azutse. Nukuri kw'Imana ahubwo bari gutaramira kuzimu ni we cyane rwose ataramira imirambo nakundi. Ubwo rero ikintu kigiye gukurikiraho nuko mama ngwaye ijambo ariko urabizi urarondogora nawe. Mugisha na Rusine bahamya ko bashize amanga kandi ko ari bamwe mu banyarwenya badashidikanywa ku mpano n'ubushobozi byongeraho udushya twibariye mu gusetsa imbaga nyamwinshi. RUSINE Patrick yakunze kugaragara mu bitaramo bya Seka Live cyane nko mu gitaramo cya Seka Live cyabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 29 Gicurasi muri uyu mwaka cyabereye kuri M Hotel. Abantu batashye bikandi bavuza avunaguritse kubera impano idasanzwe mu gusetsa. Yaserutse ku rubyiniro abanza kubyina indirimbo ubundi yisanisha n'umuntu wasinze atera urwenya karahava. Akigera imbere y'abantu yarababwiye ati nimuseka cyane ndabyibagirwa. Muri icyo gitaramo yabanje kuvuga amategeko y'abasinzi arimo kubibagirwa vuba ndetse n'ayandi. Iyi nkuru yayibaze mu buryo bwanogeye benshi. Nyuma y'icyo gitaramo yavuze ko yishimye cyane. Uyu munyarwenya yavuze ko iki gitaramo cyamuhaye ishusho y'itandukaniro rye n'ahahise ubwo yinjiraga mu baterarwenya. Avuga ko abantu bamuzi kandi bari kumuha umwanya wo kumwumva, ibyo bikaba ibintu yishimira cyane. Uyu munyarwenya kandi avuga ko gusetsa imbaga y'abantu bisaba kubanza kubemeza ugitangira kuko aribwo bakwizera iyo aribwo ugitangira. Rusine avuga ko nubwo asanga abantu bamuzi ariko atirara ahubwo ategura ibyo ari buganiriza abantu yitonze akajyanisha no kubyina ari ryo banga yubakiyeho. Hari aho Rusine yagize ati iyo ngiye kuri stage aribwo bwa mbere ikintu cya mbere nkora ni ukubyina kandi nkabyina neza bya nyabyo. Nkora imyitozo myinshi kugira ngo nze kubyina ariko nkabanza nkihugura mbere yo gutangira. Avuga ko iyo amaze kubyina aribwo ahita yanzika mu gutera urwenya. Yavuze ko impamvu batera urwenya ku bantu bazwi baba bitabira igitaramo ari ukugira ngo urwenya rubashe kumvikana neza mu barukurikiye. Ku itariki ya 28 Kanama muri uyu mwaka w'2022 mu mahema ya Camp Kigali nibwo yakoze igitaramo cye bwite cya mbere, igitaramo cyiswe Inkuru ya Rusine. Umva watani witwa Rusine kaka gofero kamwisha Rusine kare ni njyewe urankunda papa mfite sho kuri 28 nitwa Inkuru ya Rusine izabera kankiga ruzaze kamifatira akavideo ahubwo nini ukafate shafa gira mfata akavideo kwinjira n'ibihumbi 5 muzaze uretse nsohoke mbabwire uretse mwiri Rusine uragwa ikibazo uzaza muri show yanjye nta kibazo babyumvise ya telefone nyitaye hanze. Inkuru ya Rusine mbere yo gutangira yabanjirijwe n'abanyarwenya barimo Fari Merci, Zabami Setkor, Joshua, ambasaderi w'abakonsomateri ndetse n'abandi. Rusine wari witiriwe iki gitaramo yamaze nibura amasaha 2 asetsa abarenga 1000 bari buzuye mu cyumba cyabereyemo iki gitaramo. Yavuze ko byamugoye kubonera izina iki gitaramo ariko ahitamo gutegura inkuru yamutwaye amezi 2. Iki gitaramo
cyitabiriwe n'abantu batandukanye barimo Arthur Nkusi, Aline Sano, Peace Jolis, DJ Ira, DJ Pius, Ruti Joel, Bwiza ndetse n'abastar benshi bandi bagiye batandukanye. Muri rusange Rusine ni umunyarwenya umaze kuba ikirangirire, gusa ariko nawe agenda abikesha abantu bagiye batandukanye barimo nka Clapton, Nkusi Arthur, Uncle Austin, DJ Pius ndetse n'abandi benshi bagiye bamufasha mu kuzamuka kwiwe. Hari aho yavuye kure, hari n'aho ageze kuri ubu, kandi amaze kugaragara mu mafilime y'urwenya menshi agiye atandukanye nka Mugisha na Rusine, Umuturanyi ndetse n'ayandi agiye atandukanye. Ikindi kandi aracyanabategurira byinshi mu gihe kiri imbere. Aha ni naho nsoreje ikiganiro ni muntu ki cy'uyu munsi. Ikiganiro cyagarukaga ku mateka ndetse n'ibyaranze ubuzima n'urugendo by'umunyarwenya Rusine Patrick umaze kuba icyamamare hano mu Rwanda. Uramutse ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, wanyura aho hasi muri comment ukakitwandikira, cyaba ari cyo twazagarukaho mu biganiro biri imbere tukazakigarukaho. Ikindi nkwibutsa ni ugukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe kuri Memo Films uri gucikwa na byinshi, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ujye ubona buri video twashyizeho, yaba ijyanye n'amateka y'abantu, amakuru y'ibyamamare, ibijyanye n'urwenya ndetse n'ibindi byinshi. Ndagushimiye cyane, Imana ikurinde. Akuni nta muntu ufite ishyano kwa ukaziyo muri mwebwe ngo tunshobore. Aya nongiye gupfanya gupfa pana gupfa gusa nawe. Oye, wafite ishyano kwa ukaziyo baba. Sawa reka mvugana n'umuntu mbonye sawa. Ya ukazi. Meze neza. Nyirayo ntagagorane ntago yanga kuyivamo. Kandi ibibazo by'umugore birarangira. Yesano kuri he? Urona ntago ari sinzi. Yesano ko umuntu wapfiriye. Dokira imbi imasiyansi. Ari muyeri riherimbi. Hitambo sosiso cyangwa se banana, hitambo kasava gusura bifu samoya ndabona yicometse telefone mikoro muri mande eshatu irafasta mamiyo irafasta mamiyo turasa bana mujya namba papa turasa ino mazuye mama